jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye. Ese mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco uvira mu mwijima ariko umuco ntibawumenya. Hariho umuntu witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'uwo muco watumye bose bizera. Icyakora uwo muco icyakora uwo si wo uwo muco, ahubwo ni wo wahamije ibyawo. Uwo muco ni wo muco nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza ku isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamumenye. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye Imana, yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe gusa n'ubw'umwana w'ikinege wose, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi ibimwuzuye byose akaba ari byo twahawe. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze ni nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari muzi, keretse yuko yatumye kubatirisha amazi. Yambwiye nti, uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo ni ubatirisha umwuka. Nanjye mbibonye mpamya ko ari umwana w'Imana. Yakira ijambo ry'Imana.